murakaza neza bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV. Inkuru y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye n'umukobwa mwiza witwa Olivia. Ni umwanditsi w'ibitabo by'urukundo. Yari ari kwishima rero ko igitabo cye yari amaze kwandika cyari cyakunzwe cyane rwose. Abantu bose bari bari kugisoma kandi ku bwinshi, ndetse abagisomaga bose bifuzaga kubaho ubuzima bw'urukundo bumeze neza nk'ubwari buri muri icyo gitabo. Nuko akimara kubona rero ko igitabo cye rwose cyari kimaze kugera ku ntego yari yiyemeje, yaguze amatike 2 muri resitora yari ihenze cyane. Yifuzaga kuyisohokanamo we n'umukunzi we kugira ngo bishimire iyo ntsinzi yari agezeho. Nuko rero amaze kwishyura ayo matike, yahise atambuka rwose asanga umukunzi we wari wicaye ku ruhande, amwereka muri mashine, aramubwira ati dore maze kwishyura amatike 2, iyanjye n'iyawe, tugomba gusangirira muri iriya resitora ihenze maze tukishimira iyi ntsinzi. Umukunzi we utari umwitayeho habe namba yahise amubwira ati ntaho ndi bujye rwose, nta mwanya mfite akazi kenshi, mfite byinshi byo gukora, ikindi kandi ndumva urukundo rwanjye nawe rwahagararira aha, singishoboye gukomeza rwose, ahubwo nawe nkwifurije ubuzima bwiza, nkwifurije ibyiza gusa mu buzima bwawe ndetse no mu rukundo. Olivia rero wumvaga ababaye kandi atunguwe cyane, yahise azinga imashini. Olivia nubwo yari ababaye cyane ariko ntibyamubujije gukomeza akazi ke, kuko yari azi neza ko akazi ke ari ako gushimisha abakunzi be. Yakomeje kwandika ikindi gitabo yari ari kwandika, ariko nukuri biramunanira kuko yari amaze gucika intege kubera amagambo fiance we yari amaze kumubwira. Nuko akiri aho yumva kandi telefone irahamagaye, yitabye asanga ni ahantu yagombaga kujyana igitabo cye cya kabiri, kandi mu by'ukuri cyari cyamunaniye kucyandika ndetse yananiwe no kukirangiza. Asaba rero uwo muntu, aramubwira ati mbabarira rwose unyongerera igihe, basi nyongerera iminsi 10 kugira ngo ndebe ko naba narangije kwandika iki gitabo gishya. Nuko umuntu yaramubwiye ati ariko iminsi 10 gusa niyo nkongereyeho, ugomba kuba wazanye icyo gitabo cyangwa se ntitugishyire mu bindi bigomba gusohoka muri uku kwezi. Tugiye ku rundi ruhande rero hari igikomangoma, ni umusore mwiza ukiri muto, ari gusoma igitabo cy'urukundo cyanditswe na Olivia. Arishimye rwose, nuko umwunganizi wahita yinjira ati ariko se Prince, icyo gitabo umaze iminsi 2 yose usoma kirimo iki? Undi nawe ati harimo urukundo rwose, kandi nifuza ko umunsi umwe nazabaho urukundo rumeze nk'uru. Nifuza ko umunsi umwe nazakunda umuntu maze nawe akankunda ntacyo yitayeho, akankunda atitaye ku bukire bwanjye, akankunda atitaye ko ndi igikomangoma, mbese akankundira uko ndi pe. Ibyo bintu ndabyifuza. Maze wa mwunganizi we wari umuri imbere nawe ati humura rwose, umunsi umwe uzabona urukundo rw'ubuzima bwawe. Icyo gikomangoma rero mbabwira cyitwaga Alexander. Wa mwunganizi wa Alexander yahise amubwira ati ahubwo uyu munsi twabonye ubutumire bugutumira kuzajya mu nama muri Amerika y'ibyerekeranye n'ibinyabuzima biba mu mazi. Ibyo byari ibintu papa we yakundaga cyane, ndetse iyo nama ntiyajyaga yiburamo n'umunsi n'umwe. Ubwo rero n'ubundi byari ngombwa ko uwo mu prince cyangwa se icyo gikomangoma kijya guhagararira papa wacyo, ndetse papa wacyo wari waritabye Imana. Nuko Prince nawe ahita amubwira ati none se kubona hano kandi nanone dufite umunsi mukuru wo kwizihiza igihe igihugu cyacu cyabereyeho, ubwo urumva bishoboka ko najya muri Amerika? Ubwo se singomba kuba ndi mu munsi mukuru wa hano? Ariko mu by'ukuri njye ndashaka kwigira muri Amerika rwose, ndashaka kujya kwisurira ibyo binyabuzima byo mu mazi nk'uko papa yajyaga abigenza, ndetse ndashaka gutembera, ndashaka kuva hano nkareba ko namara iminsi ntari mu ngoro y'ubwami, ndashaka kujya ahantu batanzi, ndashaka kubaho ubuzima busanzwe nibura icyumweru kimwe. Rwose ndumva aho ngaho ariko aho nshaka kujya. Ubwo rero ugomba kubimfashamo kugira ngo tuze kwemeza mama wanjye ari we mwamikazi ko ngomba kujya muri Amerika aho kugira ngo nitabire ibirori bya hano. Bakiri muri ibyo rero umwamikazi yahise yinjira. Yari umugore rwose w'igitinyiro, umugore w'umugome. Kuva umugabo we yapfa nta kindi kintu na kimwe yigeze ashaka kumva uretse amafaranga, icyubahiro n'ubuyobozi. Akinjira rero yahise abwira Alexander ati witegure rero, kuko mu birori byacu ni nabwo nzakwereka umukazana, nibwo nzakwereka umugore naguhitiyemo, nibwo nzakwereka igikomangoma
igikomangomakazi naguhitiyemo muzabana. Nuko Alexandre akibyumva ati hoya rwose mama, mbabarira, ntabwo ukwiye kumitiramo uwo tuzabana, uriya ntago mukunda, ngiye nifuza ko nzabana n'uwo nkunda kandi nzihitiramo. Ikindi kandi ni ukuvuga ko namaze kwemerera abo muri Amerika ko nzajya muri biriya birori. None ni gute nakongera kubahakanira? Ni gute nkanjye nk'igikomangoma nakongera kandi kwisubiraho nkababwira ko ntakije? Nuko wa mwunganizi we kugira ngo rwose yunganire igikomangoma, nawe ahita avuga ati mu by'ukuri twamaze kohereza iretre ibemerera ko rwose tuzajyayo, sinumva rero ukuntu twakongera kubahakanira. Nuko umwamikazi wari ubuze uko abigenza ahita abwira igikomangoma ati ubwo nta kundi muzagende. Ubwo rero Alexandre n'umwunganizi we bahise bafata indege berekeza muri Amerika. Yari yishimye rwose, yumvaga anezerewe ko agiye kumara iminsi atari mu rugo rw'ubwami. Nuko baragenda, bakigera muri Amerika yahise ajya ahantu bacururizaga ibitabo. Nuko ahasanga bya bitabo byinshi byandikwaga na Olivia, atangira kubireba. Ahagaze kuri kontwari rero ari kubireba, ubwo ku rundi ruhande Olivia nawe yari yananiwe kwandika rwose, yari yabuze ibitekerezo rwose, byari byamunaniye kubera ko yari ari mu bihe bitari byiza by'urukundo. Nuko aravuga ati reka njye kugura ibindi bitabo, ahari yenda byampa ibitekerezo nkabona icyo nshingiraho nandika. Yaragiye rero ajya muri yanze icuruza ibitabo, akigera yasanga ibitabo bye rwose byarakunzwe ndetse nabyo byinshi cyane bihari. Akibiterura rero ngo arebe, Alexandre yahise ahindukira atarebye. Nuko baba barasekuranye, ibitabo biba binyanyagiye hasi, bose bunamira rimwe kubiyora, maze bamaze kunama bararebana mu maso ariko bunamye, mbese barebana amaso y'urukundo wagira ngo basanzwe baziranye kandi ari ubwa mbere babonanye. Alexandre yahise afasha Olivia kuyora bya bitabo. Bamaze kubiyora ahita abaza Olivia ati witwa nde? Olivia rero wari ufite stress rwose z'ibyo yari arimo, yahise asohoka yihuta cyane atanamubwiye uko yitwa. Nuko Alexandre asubira kuri kontwari kwirebera bya bitabo. Yafashe cya gitabo aragihindukiza kireba imbere n'inyuma, sinzi ukuntu yarebye inyuma ahita abonaho ifoto iriho y'umwanditsi wabyo, asanga kandi ni wa mukobwa bari bari kumwe. Yahise asohoka yihuta cyane agira ngo amukurikire, ariko ageze hanze ayoberwa aho wa mukobwa arengeye. Olivia rero yaratashye, ageze mu rugo n'ubundi atangira kwandika yifashisha bya bitabo yari avuye kugura, ariko n'ubundi ntibyagira icyo bitanga rwose, byose yarabicagaguye akajya bizinga bijugunya hasi kuko yabonaga ntacyo biri kumufasha. Arangije araryama. Hanyuma rero aryamye yumva umuntu akomanze ku rugi. Yari inshuti ye rwose yakadasohoka, yari ije kumusura, yari ifite icupa rya champagne mu ntoki, yari ije rwose ngo ibimurangazaho gatoya. Yitabye rero inshuti ye, nuko baricara banywa akantu baraganira. Iyo nshuti ye yagira ngo irebe ko yamusubizamo basi morale kuko rwose yari yayitakaje birenze ibikenewe. Ya nshuti ya Olivia kandi yamusabye ko batembera kugira ngo rwose arebe ko ibitekerezo byasubira ku murongo. Olivia yarabyemeye, nuko baragenda. Bageze aho batembereye, Olivia atangira kwandika ariko n'ubundi biranga neza neza. Nuko afata icyemezo cyo kubatembera gakeya hafi aho. Yafashe inzira rero atangira kugenda. Ageze imbere gatoya abona muri jaride wa mukunzi we wa mbere wamukatiye ari kumwe n'umukobwa barishimye mu rukundo. Yarumiwe akurikije ko umukunzi we yari yamubwiye ko impamvu rwose atagikeneye ko baba mu rukundo ari uko yari afite akazi kenshi. Nuko yahise yikinga inyuma y'igiti kugira ngo akomeze arebe ibiberaho. Akimara kwikingayo rero, ku rundi ruhande ubwo Alexandre nawe indege ye rwose yari imaze kugwa hafi aho ngaho aje gutemberaho. Ahageze yahise abwira wa mwunganizi we ati ndeka ndashaka kwijyana. Yakomeje ajya imbere ahita asanga Olivia ahantu yari yicaye inyuma y'igiti yihishe. Ubwo Alexandre yari amuturutse inyuma. Alexandre yahise abaza Olivia ati uri gukora iki aho? Olivia nawe wari ugize isoni nyinshi ahita yigira nkaho hari ikintu yari ari gushaka yari yabuze. Nuko arahaguruka asuhuza Alexandre kandi aramubwira ati umbabarire cyane kubwo ibyabaye ejo, nakwitwayeho nabi rwose, nari mfite stress nyinshi. Nuko bakivuga ibyo ngibyo wa mukunzi wa Olivia wa mbere abaraje aza kubasuhuza. Akibagera imbere na kagakobwa bari bari kumwe kaza kiruka rwose gahita kamufata ku rutugu, bigaragara ko bakundanaga.
bahise batandukana. Olivia na ya nshuti ye bahita bagenda bajya muri resitora, nuko batangira kuganira. Ariko bakihagera na Alexandre n'umwunganizi we nabo baje muri iyo resitora. Nuko bahageze Alexandre ababonye Olivia atambuka ajya kumusuhuza, aramusuhuza arangije aramubwira ati ndifuza ko rwose ejo twazasohokana tugasangira. Atarasubiza rero ya nshuti ya Olivia yahise iza ihita imubwira iti byemere rwose, byemere kuko ukeneye guhindura aho uri, ukeneye guhindura ibitekerezo. Nuko bose bahita bavuga bati nta kibazo, ubwo tuzasohokana turi bane tujye gusangira, tujye no kuruhura mu mutwe. Hagati aho ariko Alexandre ntiyari yarigeze abwira Olivia ko ari igikomangoma. Yari yaramubwiye ko ari umukozi usanzwe ukora muri cya kigo cy'ibinyabuzima biba mu mazi. Nuko bavuye aho ngaho rero wa mwasista wa Alexandre, ndavuga wa mwunganizi we, yahise abwira Alexandre ati ariko nukuri ni byiza ko wavugisha ukuri uwo uri we wa nyawe. Nuko Alexandre ati rwose igihe ntabwo kiragera. Bakiraho rero burya umwamikazi ntabwo yaretse bagenda bonyine, yaboherereje undi muntu waje kubaneka kugira ngo amenye ibintu byose Alexandre azakorera muri icyo gihugu. Yarabafotoye rero, nuko yoherereza amafoto umwamikazi amubwira ati dore rwose Alexandre ari kugendana n'uyu mukobwa. Olivia na Alexandre na za nshuti zabo barasohokanye, nuko bajyana ku nkombe z'amazi, baranezerwa rwose, bararyoherwa cyane. Nuko rero Alexandre abwira Olivia ati ariko nukuri ndifuza ko n'ejo twazongera tugasohokana. Nuko rero bose baratashye, baratandukanye, barataha. Alexandre ageze aho yabaga arishima cyane, yishimiraga ibihe byiza rwose yagiranye n'uriya mukobwa. Olivia nawe yari yishimye cyane, noneho ahita atangira kongera kwandika. Akiri kwandika rero ya nshuti ya Olivia yarongeye igaruka kumusura, maze isanga Olivia yarishimye cyane, ari kwandika noneho anezerewe. Ihita ibwira Olivia ati noneho wabishoboye, nari mbizi rwose, ndabizi neza ko noneho ibitekerezo byose uri kwandika ari byo uri gukura kuri Alexandre. Nari mbizi ko rwose uzamukunda kandi bizongera bikagusubiza mu buzima busanzwe bw'imyandikire, rwose narabibonaga. Nuko atangira kubyina arishima cyane. Ariko bakiraho wa muntu umwamikazi yari yarohereje kuneka igikomangoma yarakomanze, yarazanye kado yitwa ko ari kado yoherejwe na Alexandre kuko yashakaga kumenya amazina ya nyayo y'uwo mukobwa. Yaraje rero abaha iyo kado, bamusinyira ko bayibonye. Ubwo nukuvuga ko bari banditseho amazina ya wa mukobwa kandi agasinya imbere ko yakiriye ya mpano. Wa wundi rero yahise ahamagara umwamikazi amuha amazina ya wa mukobwa. Nuko umwamikazi atangira gushakisha kandi kuri interinete ngo arebe uwo mukobwa ari muntu ki, maze asangana umwanditsi w'ibitabo kandi rwose usanzwe cyane, umukobwa wo mu bakene rwose, umukobwa uciye bugufiya. Bukeye bwaho rero nk'uko bari bapanze, barasohotse Alexandre ndetse na Olivia. Ariko ubwo umwamikazi yari yapanze na wa muntu yatumye, aramubwira ati rero ndashaka rwose kubatandukanya, sinshaka ko uriya mukobwa w'umukene aza mu bwami, sinshaka ko akomeza kwegera umuhungu wanjye. Nuko rero bicaye Olivia na Alexandre bari kuganira. Uwo munsi Alexandre yari yiyemeje kubwiza ukuri Olivia ariko ataramubwira. Nuko wa muntu watumwe n'umwamikazi ahita aza abasanga, abwira Alexandre ati umwamikazi ari we mama wawe aragushaka. Bose bahise batungurwa, nuko batangira kurebana. Olivia arababara rwose, aravuga ati ni gute wambeshye, ni gute utigeze umbwiza ukuri. Nuko aramurakarira cyane. Olivia yahise ahaguruka aragenda arakaye cyane, maze Alexandre nawe afata ya telefone yitaba mama we n'umujinya, atangira kumubwira nabi ati rwose mama, ngewe mfite imyaka yo kuba nakwitiramo uwo nkunda, ntabwo rwose nkiri umwana mutoya ku buryo wampitiramo. Yari yararakaye cyane rwose, yabwiye mama we n'umujinya mwinshi. Alexandre rero yahise ajya kureba Olivia mu rugo, maze asanga Olivia yababaye cyane. Agikomanga Olivia arafungura. Alexandre aramubwira ati mbabarira rwose, nari nje kugusaba imbabazi, nifuzaga ko umukobwa azankundira
uko ndi atazankundira ubukire bwanjye. Maze Olivia wasekaga ahita amubwira ati n'ubundi njye narangije kugukundira uko uri kuko ntabwo nari nzi uwo uri we. Maze Alexander ahita amubwira ati rwose ndishimye, mbabarira hahise tuhasiga inyuma maze dutangirire kuri zeru, dutangire uyu munsi. Bahise basohoka rero bajya ku bwato ku nyanja, batangira koga, batangira kwishima rwose, baranezerwa, urukundo ruraryoha. Alexander rero yashimiye Olivia rwose kuba yamufashije kubaho ubuzima busanzwe, nuko kandi aramusohokana amutembereza muri cya kigo cyari kirimo ibinyabuzima biba mu mazi, atangira kubimusobanurira n'ibibyerekeyeho byose, maze ari nako amusaba ko yamwandikira disikuru yagombaga kuvuga kuri uwo munsi w'ibinyabuzima kuko yabonaga rwose Olivia ashoboye ibintu by'ubwanditsi. Olivia rero nawe ku rundi ruhande rwose yari yabashije kwandika cya gitabo cye kuko yari afite byinshi noneho ari gukuraho inganzo. Nuko Olivia yarabimwemereye, aramubwira ati nta kibazo rwose iyo disikuru nzayikwandikira. Olivia yamwandikiye ya disikuru, ubwo ndavuga imbwirwaruhame. Nuko umunsi rero nyawo uragera, maze ya nshuti ya Olivia yari yamuguriye amakanzu menshi rwose kugira ngo ahitemo iyo agomba kujyana muri ibyo birori. Yaripimye aripima ariko ahitamo ikanzu imwe y'umutuku, yarayambaye bajya mu birori. Prince nawe rero ndavuga cya gikomangoma, ubwo nawe rwose yari yambaye imyenda noneho y'igikomangoma. Baragiye rero bajya muri bya birori, nuko cya gikomangoma Alexander akibona Olivia atangazwa n'ubwiza yari afite, yari mwiza byo, yari yambaye neza, yari akeye. Nuko atatambuka aragenda amufata akaboko maze araza barabyinana. Uwo munsi kandi Alexander nibwo yari abwiye Olivia bwa mbere ati ndagukunda cyane, uri umugore w'inzozi zanjye, uri umugore w'ubuzima bwanjye. Nuko rero nk'ibisanzwe igikomangoma umwanya warageze kijya kuvuga rya jambo. Yaragiye avuga ya mbwirwaruhame yari yandikiwe na Olivia, yayivuze neza cyane ndetse ageze hagati arekera gusoma kuko yumvaga rwose ibikurikira biri kugenda byizana mu mutwe we. Yarayivuze arayirangiza, nuko kandi agaruka aho Olivia yari yicaye aramuhagurutsa, nuko agiye kumusoma kandi umwamikazi abaravuze ati nanjye naje kuko nagombaga kwitabira ibi birori. Umwamikazi yakomeje abwira Alexander ati nifuzaga rega no kumenyana na Olivia. Nuko arababwira ati rero muze twicare ku meza amwe. Baragiye baricara, ariko muri ako kanya Olivia ababonye ko umwamikazi ashobora kuba akundana n'umwunganizi we kandi mu ibanga rikomeye. Umwunganizi we birumvikana yari umuntu uciye bugufi, yari umugabo usanzwe. Nuko Olivia yahise abyereka Alexander maze bose baraseka. Gusa nyine umwamikazi yakomeje kuvuga amagambo akomeretsa rwose ayabwira Olivia kuko ntiyamwiyumvagamo kandi ntiyamukundaga, gusa yashakaga kumukomeretsa. Nuko rero bibaye ngombwa ko igikomangoma Alexander ahaguruka akajya imbere, hari ibindi yari agiye kuvuga. Nuko umwamikazi asigarana na Alexander aramubwira ati rwose ntukuye umuhungu wanjye, ntabwo uri ku rwego rwacu. Yamubwiye amagambo mabi cyane aramukomeretsa, maze Olivia ananirwa kwihangana, arababara rwose, ahita ahaguruka aragenda kandi agenda adasezeye. Mu magambo umwamikazi yari amaze kubwira Olivia hari harimo ko ari umukobwa wo mu bakene, kandi rwose umukobwa wo mu bakene adakwiye kubana n'igikomangoma. Ati rwose rekana n'umuhungu wanjye kuko twebwe ntabwo waza muri famiye yacu, ntabwo rwose umwana w'umwami ashobora kubana n'umukobwa w'umukene uciye bugufi nkawe. Nuko nyine Olivia akimara kugenda rero igikomangoma cyaragarutse, nuko asanga Olivia yagiye. Mama ahita amubeshya aramubwira ati nyine ibintu by'ibirori nk'ibi ntabwo abimenyereye, rero rwose yumvise ataryohewe yabihiwe, nuko ahita yigendera. Olivia rero agisohoka, burya no kuri uyu munsi wakubereye mu buba ari mubi pe. Agisohoka yahise ahura na wa musore bakundanaga kera. Nuko wa musore atamubwira ati rwose ndifuza ko twongera gukundana kubera ko wa mukobwa wabonye twararekanye, rwose nabonye atankwiye. Maze Olivia atamubwira ati mbabarira rwose ndakwinginze, ndeka ibyo bintu sinkeneye kubyumva. Olivia yahise agenda rwose arakaye, ahita ajya mu rugo. Bukeye rero mu gitondo
gitondo Alexandre yaje kureba Olivia ariko asanga ntawe uhari. Ya nshuti ya Olivia rero yamubwiye ko ibyabaye byose byatewe na mama wa Alexandre. Alexandre akibimenya yahise ajya kureba mama we. Alexandre arakaye cyane yahise agenda yinjira mu cyumba cya mama we maze aramubwira ati rwose unyangirije ubuzima, ibi byose ni wowe, nabimenye ko Olivia yagiye kubera wowe, ikindi kandi ukwiye kumenya ni uko ngewe rwose ubwami ndaburetse ngiye kwisangira Olivia, dukomeze twikundanire. Umwamikazi yagerageje kumuhagarika ariko biranga bibu by'ubusa kuko Alexandre yari yarakaye cyane. Umwamikazi yakomeje abwira Alexandre ati hoya, wowe ugomba gushaka ikindi gikomangomakazi kuko nicyo turi ku rwego rumwe. Nuko Alexandre wari urakaye aramubwira ati ndabizi ko rwose nawe ukunda umwunganizi wawe, ariko kubera umuco n'amahame y'igihugu ntabwo ukeneye kubyerekana. None rero reka basi ubane n'umwunganizi wawe ariko nanjye undeke mbane n'uwo nkunda. Bahise babyemeranyaho rero, nuko umwamikazi yemerera Alexandre ko agiye kumuherekeza maze bakajya gusaba imbabazi Olivia. Olivia nawe rero ku rundi ruhande rwose cya gitabo yari yakirangije muri ya minsi bari bamuhaye, yari ari kuvugana na ya nzu yagombaga kukimucururiza ariko yibwira ati rwose igitabo cyabonetse. Nuko yumva umuntu arakomanze ku muryango, agiye kureba asanga ni Alexandre wakomangaga. Alexandre yabwiye Olivia ko aje gusaba imbabazi ndetse amubwira ko na mama wabo abashyigikiye. Ubwo umwamikazi yahise yinjira nawe abwira Olivia ati narinje kubasaba imbabazi rwose, ntabwo nzongera kubivangira mu buzima. Nuko rero abana rwose bahise bakundana, ubwo ndavuga Alexandre na Olivia. Maze umwamikazi aramubwira ati, abwira Olivia ati ubu ngubu ni wowe ugiye kuba kandi igikomangomakazi cy'ubwami bwacu. Nuko rero bahise rwose bahoberana, barasomana, urukundo rurogera. Nuko bemeranya kubana kandi bakabana akaramata, babana neza, urukundo ruraryoha. Naho dushoreje inkuru yacu, ariko ntukagende udakanze kuri subscribe kugira ngo ukomeze ubone n'izindi nkuru z'urukundo kandi ziryoshye. Ibihe byiza rero bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV.